gufasha no kongera kugarura icyanga cy'umuryango no kongera gufasha niba uri umugabo wubatse urugo kumva uburyohe bw'urugo rwawe anakujya kwishimira ibyagezweho ni rwa rubyiruko niba abana b'abakobwa bifite turimo turavugira uyu munsi tubagura tuti nusigasira amakobwa neza yashuza avamo umubyeyi mwiza aza gushiduka ubwo nimba bafite system abikoramo aza gushiduka yaratwaye ati biteze ko nigeze ryamana nawe ati nge si nta muntu ujya hejuru yego ariko ubwo yamuhaye amakuru navuga mabi apfuye kanguka mu gihe cyo kuganiriza benda kurushinga barakwerurira bakajya no mu buriri kavuga ati dore urugo rwubakirwa hano dore bigenda gutya niba nani ujye umufasha muri ubu buryo bahakakura amakuru so kubw'ibyo rero n'itorero nk'uko rifata umwanya rikigisha abantu Bibiliya bikabigisha kwirinda icyaha n'igisa nacyo banaganiriza bafata umwanya wo kuganiriza twongeye kubasuhuza mwe mudukurikira muri hakurya y'amazi magari ndavuga hakurya y'umugabane wa Afurika cyangwa se muri mu bihugu bya Afurika cyangwa se muri mu rw'imisozi igihumbi aho uherereye hose isaha yose ufunguye iki kiganiro turagushimiye cyane ushobora kuri ku meza ushobora kuba uryamye ushobora kuri muri bisi aho ari hose turagushimiye cyane tuguhaye ikaze ku nzira y'amakobwa yes muri studio rero nongeye kwakira umutumirwa nongeye kwakira umubyeyi mwiza cyane ufite ibintu byinshi aje kutuganiriza mwambaza ngo ninde reka tumwakire Murakoze cyane kunyakira nitwa Fanny umutoni wa se yego ndi umubyeyi nkuko biri ndi umubyeyi mfite abana mfite umuryango yego nishimiye kwakira ubutumire bwanyu murakoze cyane kuntumira murakoze abantu kenshi babazi mu biganiro byo kubaka umuryango yego niko biri bigeneye no kubaka umuryango nakazi mazemo imyaka irenga 8 nkora ikiganiro cy'umuryango ikiganiro kigamije kubaka umuryango nyirizina umuryango urumva iyo tuvuze umuryango hisangamo abantu benshi umuryango ugizwe na papa ugizwe na mama ugizwe n'abana ugizwe n'ababakomokaho burya n'imiryango umukobwa agenda asanga ajya kurongorwa n'umuryango we abagiye kwagura umuryango ndetse n'umuryango umusore agenda ajya gushakamo n'abo ari umuryango kuko babijya nko guhuza amaboko muri wa muryango rero niho baberekamo ibintu bigiye bitandukanye ngewe rero intego yanjye cyangwa se icyo nibandaho ni ugufasha no kongera kugarura icyanga cy'umuryango ni ukongera gufasha niba uri umugabo wubatse urugo kumva uburyohe bw'urugo rwawe anakujya kwishimira ibyagezweho niba uri umudamu wubatse ukaryoherwa n'urugo rwawe niba uri umwana uvutse muri wa muryango niba uri wa mukobwa unezezwe no kuba waravukiye muri wa muryango wumva uri proud yawe niba uri umusore wumva unejejwe n'uko wabyawe n'abo babyeyi wumva urabishimiye intego yo no kongera kugarura icyanga nubwo benshi babona yuko ari ibintu bigoye ariko birashoboka bitewe na experience umuntu aba amaze ibintu amazemo iminsi imyaka myinshi biracyashoboka yuko umuryango wakongera ugasubirana icyanga cyahahise muri make rero mfatanya n'umuryango kugira ngo twongere tugarure icyanga cy'umuryango ndetse no kongera kwishimira umuryango umuntu aba yisanzemo cyane cyane ubwo kumenyera mu kiganiro muri ikiganiro cy'umuryango cyitwa Zirarazubakwa kuri Radio Flash FM ngakora ikiganiro kuri Flash TV cyitwa Nganiriza aho nganiriza niho tuganiriza noneho wa muryango turebana amaso ku maso naho Zirarazubakwa yo twubakira umuryango hahandi mu ruhande mwibanga tukubakira umuryango hahandi umuryango waratangiriye umuryango utangirirwa mwibanga ariko kandi ukaza kongera kwisanga n'ubundi kumugaragara yego dutewe ishema no kuguha ikaze muri iki kiganiro yego turi mu nshoza y'ikiganiro nababaza muri iki gihe umuryango mubona gute nk'umunota umwe wenda ubiza mu muryango mubona gute umuryango nyarwanda niwo mvuga wenda ko niwo tubamo umunsi umuryango nyarwanda ishusho nkubonamo uyu munsi nkubona nk'umuryango gusa umuryango ufite ibibazo ntabwo naguhisha nkubona nk'umuryango n'ubundi uhari ariko wa muryango kuko burya umuryango ni ikindi kintu ni iyindi si
ni ubuzima undi umuryango ni ubuzima ariko ni ukuvuga ngo ni wa muryango muri kino gihe uko mubona ni umuryango urimo ibibazo bitari bikeya by'ingutu ndetse nkongera kubona mu yindi shusho nk'umuryango muri no minsi wamaze gusa nk'uwitera icyizere bitewe n'ibera muri wa muryango munaba mu bintu byinshi kenshi abona ibibazo biri mu muryango byarabaye byinshi bikaza kugeza igihe yumva yuko nta cyizere kigihari ariko nje kubwira ngo icyizere kiracyahari ni nayo mpamvu muri ku kigero cyo guhururiza umuryango yego twakiriye muri studio z'inzira y'amakobwa mu minsi yagiye itambutse twakiriye umuyobozi watangije ndetse washinze umuryango utegamiye kuri leta wo kuvugira abana bakobwa cyane cyane n'igitsina gore muri rusange mu witwa inzira y'amakobwa kandi namwe muri umwe mu bagize bagize icyo gitekerezo cyangwa se bagize uwo muryango nababaza nagize amatsiko cyane urumva ko unafite experience mu kubaka umuryango maze imyaka irenga 8 muri family therapy niko navuga kubera iki muri mwabaye nk'impuruza ku mwana w'umukobwa habaye iki inzira y'amakobwa barabidusobanuriye ibibazo umwana w'umukobwa ahura nabyo intambara ahura nazo inzitane n'amahura nayo kuva avutse kugera ashaje arwanirira makobwa nkuko babitubwiye nawe uragenda bitubwiraho kubera iki muhagurutse muri guhuriza umwana w'umukobwa habaye iki urakoze cyane kubaza ikibazo cyiza impamvu twahagurutse guhururiza cyangwa se kongera kubijwi ry'umwana w'umukobwa ari nayo zina inzira y'amakobwa nuko tubona nubwo tumaze imyaka myinshi tubivuga tumaze imyaka myinshi tubishishikariza abantu ariko n'ubundi makobwa aracyafite ikibazo kigenda gite rero nubwo duhururiza amakobwa ariko uko tumuhururiza ibimurwanya byo ntabwo byicaye biracyamusatira kandi uko bimusatira amakobwa ari kugenda agira intege nke bitewe nuko bije bimusanga bimurusha imbaraga bimurusha intege turabizi neza ko muri iki gihe cyitwa amafaranga kiri kubica bigacika makobwa rero ararwanwa iyo amaze kubona yuko akenewe cyane nawe ubwo igihe kiragera bite n'ibimusatira ko bari byinshi akagenda acika intege turimo turamuhuruza mu buhe buryo rero turimo turashaka kugira ngo tugaragarize abantu cyangwa se kamere ku gitsina gore cyangwa se umwana w'umukobwa turimo turamuhururiza ariko nawe tumusaba kongera kwisobanukirwa turimo turamusaba kongera kwiga burya ni byiza kwibwiza ukuri burya nubwo umubyeyi afata ya mbere akagutekereza nk'umwana ariko nawe ugomba gufata umwanya ukavuga uti se ubundi ngewe ndi gushakirwa minervare ndi gushakirwa pad ubundi ngewe ndi iki ese ndateganya kuzaba nde ese ibyo umuryango wanjye uri kurwanirira ko nageraho kuko ni proud yabyo ibyo ndi gushaka kuba nageraho mbifashijwemo n'umuryango kuko nanjye mfite ubushake bwo kubona bisigasira muri urwo rwego rero tukumva cyangwa se tukanasaba dufashijwe n'Imana yuko twese hamwe nk'abanyarwanda twahaguruka gutera ingabo mu bitugu makobwa nubwo arimo ararwanwa nubwo ibibazo bihari ariko natwe tukagerageza gushyiraho akacu kuko buryo umuntu bajya bavuga ngo ufite urisegura anagijose oya ntabwo twifuza ko makobwa yirara ibibazo birahari nibyo bimubangamiye birahari nibyo ariko akomeza arwane natwe turahari turazakomeza tumuvugire ariko nawe ashyireho ake yongera amenye icyo ashaka n'iki ese intego ye ni iyihe ari nayo mpamvu gushinga uyu muryango utabogamiye kuri leta inzira y'amakobwa twagira ngo tugaragarize abantu tubwire isi tubwire abanyarwanda yuko burya amakobwa iyo asigasiwe atanga umusaruro ariko amakobwa iyo atereranwa byanze bikunze ubuzima burangirira ntabwo ari ibanga tujye tuyibona abana b'abakobwa batangira amashuri ariko yageze hagati akaba yararwanye mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ariko akageza igihe makobwa ye ukuntu irushaho kugenda ishakishwa ukuntu irushaho kugenda ihigwa agerayo akamanikira ubuzima amaboko umuntu utazi makobwa ye ubwo ushatse kuvuga iki ndasobanura yuko ubundi igitsina gore
cyangwa se igitsina kobwa. Iyo twashize mu kinyarwanda gitomoye ni makobwa. Ariko no kuvuga ngo ni imyanya ndangagitsina ye. Iyo tuvuze umukobwa ntago tuvuga umutwe, ntago tuvuga isura, ni imyanya ndangagitsina ye. No kuvuga ngo iteka nkunze kubwira nk'abakobwa duhugura tuganiriza, hamubwira ngo nubona umuhungu akwinjirira cyane, akwitayeho cyane, mbere yuko witwararika ikindi, menya ko hari ikintu ashaka. Yego hari ugenzwa n'urukundo, ariko ntago aza bimwanditse ku gahanga. Ariko bitayivuga utoke uko giye na satire nyirika ko nkunze, anyitayeho, anyishimiye, reka ngende mpisha amakobwa, reka ngende mwima umwanya, ngende mwima kuba mbese ngende shiraho imipaka ituma ndinda amakobwa. Yego urukundo ruza igihe nikigera yuko makobwa azayihabwa, tubyemerewe n'Imana n'umuryango kaduherekeza, makobwa azagiraho uburenganzira. Ariko uyu munsi mu gihe ubona umuhungu za I love you zabaye nyinshi, amagambo meza y'urudaca agenda asatira, menye neza yuko si wowe ushakwa, so kuteye neza, si isura, si iki, oya, makobwa ari ku isoko. Ni ibihe bibazo by'ingutu mubona biri kubangamira umwana w'umukobwa, biri kumutsikamira? Uko kumugani turabona abata amashuri, turabona abaye mu buzima bubi, turabona abadafite icyizere, ko na leta igenda bivuga inzira zo kubaka ubushobozi. Ni ibihe bibazo by'ingutu inzira y'amakobwa ije guhangana nabyo ku rwego kugeza umukobwa ku kigero cyifuzwa koko? Bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo nkunda imigani y'ikinyarwanda ngo umwana apfa mwiterura. Ni ukuvuga ngo ibyo tuje guhangana nabyo ni uko tugiye gufasha wa mwana w'umukobwa kubanza kwisobanukirwa akiri muto, tukamuha amakuru ageneye n'ubuzima bwe bw'imyororokere. Icyo ni icyambere. Abanza amenye ibyo afite, ibyo ari byo n'agaciro kabyo. Namara kumenya agaciro k'ibyo afite azabirinda. Icyo ni icyambere. Kabiri, tuje gufasha umuryango nyarwanda, tuje gufasha aba babyeyi no kongera kubaha ubundi andi makuru yuko wa mwana w'umukobwa ababyeyi niba amaso, makobwa azagira umutekano. Ariko nibarangara gatoya, makobwa azateshwa agaciro. Gatatu, tuje kongera gutanga, navuga nk'amahugurwa, niko mvuga, kuba twaganiriza ababyeyi. Ntabwo turi bwirengagize ko ibibazo biri mu muryango muri iki gihe, ibibazo biri hagati y'abagabo n'abagore, birimo biratuma abana barimo barakura bitera icyizere. Ntabwo umwana yakurira kwa se na nyina, abona se na nyina isa n'umusinzi, nyina ataba mu rugo, ibibazo byo mu rugo bihari, byanze bikuze umwana agira role model, agira umuntu w'icyitegererezo azareberaho. Uzarebera kuri mama wese, uzamwigiraho iki? Mama wese nawe yagize umwanya wo gusigasira ahahise. Erega hahise hacu uryo umuntu yakoresheje neza hamugira uwo azabaho, kuko umwana wese burya ategurwa kare. Kubw'ibyo rero tuje kongera kwibutsa abantu, reka tubibutse ku byisho babizi, tuje kongera kwibutsa abantu yuko muri iki gihe igihugu cyacu gifite ibibazo byinshi by'ingutu, kandi biri guterwa n'ibintu bibiri, niko navuga ku ruhande rwanjye. Ni icyambere n'ibibazo biri kubera muri wa muryango, biri gutuma wa mwana akura ariko agakura nabi. Kandi tuzi neza ko uburere buruta ubuvuke. Wa mwana akavuka muri famiye akayisangamo atarahisemo hazavukira, akagira amahirwe make, akakurira muri wa muryango ufite ibibazo. Iyo uvukiye mu muryango ufite ibibazo, hari umwanya ubura, hari ibyo uhezwamo, hari amakuru udahabwa, hari ibyo udakora neza kuko nawe wabyigiye. Nkunze kwivuga ko uyu munsi hari abana b'abakobwa ku isi badafite amakuru ya nyayo ku buzima bwabo bw'imyanya myibarukiro yabo, badafite amakuru ku buzima bw'imyororokere. Cyane no mu Rwanda umuco wacu, idini ho ni ibishitani mu idini, akantu kose kabaye mu izina rya Yesu. Noneho ugasanga wa mwana nubwo agiye guhabwa amakuru, arahabwa amakuru n'umuntu utakayamuhaye, cyangwa arabirahura ahandi abonye kuri social media. Arabura amakuru ku babyeyi, ajye kwegera umusore amubwira ati se ko mbiheri byanhishe mu maso migenze, turamenye kubikira, nta kundi ni gukora imibonano mpuzabitsina. Ati se ukabaza umukobwa mugenzi we wivukira na nk'inyamirambo,
wakuze nta makuru afite nawe aramuhaye afite nta muntu utanga icyo adafite hamubwira ati ubona ukuntu nteye neza afite tayi impamvu nuko njya nkora imibonano mpuzabitsina nawe nuhura n'umuhungu mukayikora uzatera neza uzasa neza hehe n'ibishishi mu maso urumva haba amakuru apfuye ya makuru apfuye niyo azimika muri we kubera iki wa mubyeyi ntabwo yamuhaye amakuru y'impamvu ku buzima bwe bw'imyororokere ni ukuvuga ngo ababyeyi twongere dusubire ku gicumbi cy'umuco duha abana indangagaciro tubwire umwana ngo kirazira ko umusore yagukorera ku ibere ubu ni umutungo wawe bwite wemerewe kuba warinda kirazira ko umusore yakureba yakubona hongere habeho kongera kwisubiramo kuko dukeneye ababyeyi abagore beza b'ejo hazaza kandi n'ahandi bazaza ntabwo umuntu avuka uyu munsi ngo avuka ari umugore ni rwa rubyiruko niba abana b'abakobwa dufite turimo turavugira uyu munsi tubabwira tuti nusigasira amakobwa neza ejo uzavamo umubyeyi mwiza kandi uzahereza abana bawe ibyiza ubifuriza ariko amakobwa nuramuka uyishyize ku isoko bizagorana. Tukiri aho reka tubanze dukomeze tubashimire mwe mukomeje kudukurikira. Ikiganiro ni inzira y'amakobwa nk'uko tugitegurirwa n'umuryango utegamiye kuri leta inzira y'amakobwa uhagurukiye kuvuga kurangurura kutabariza umwana w'umukobwa ku bw'ibibazo ahura nabyo umunsi ku munsi. Reka tubanze tutambutse ubutumwa bw'umuterankunga w'ikiganiro ni IBTC Film and Design School, ishuri ryiza ryigisha imyuga iri tekinolojike igezweho mu iki gihe cya none muri film making nk'amashusho meza muri kubona urumuri rwiza muri kubona mu iyi video nibo babyigisha ni nabo babyikorera. Hakaza kandi graphic design zigezweho mu iminsi ya none mu kwamamaza ndetse na web design aho tuvuga ngo ni iyindi office ya business yawe cyangwa se ibikorwa byawe ukora ikora amasaha 28 kuri magenzi yayo. Reka tugaruke mu kanya nyuma y'aka karuhuko k'amasegonda makeya. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa3 Film School akadomo. Turagarutse nuko ubutumwa bwari buvuze nimero mwazibonye murajya mubahamagara isaha yose babakira. Murakoze cyane. None mama Fanny ndagira ngo nibaze ko ibi bintu akenshi mwanavuze ko hari no kwigisha nkuko twabibonye mu ntego zanyu, ni ikihe gituma abana b'abakobwa cyangwa se n'abana bo muri sayi kumwe mwaguruke ku bana b'abakobwa cyane kubera iki baba badafite amakuru ahagije ku buzima bwabo bw'imyororokere? Ndavuga mu muryango nigeze kumva inkuru imwe ubuhamya bumwe ngo mama w'umwana yabwiye umukobwa arabwira uramenye mu buzima bwawe ntazagira umusore cyangwa umugabo uzakujya hejuru. Amubwira gutyo ati ntazagira umusore uzakujya hejuru atazagutera inda. ntayo yamubwiye gutyo ntazagira umusore uzakujya hejuru ndamutera inda ahagaze aza gushiduka. Ubwo nimba bafite system abikoramo aza gushiduka yaratwaye inda. Ati biteze ko nigeze ryamana nawe ati nge se nta muntu yizonjya hejuru. Yego. Ariko ubwo yamuhaye amakuru navuga mabi apfuye. Mu matorero tuvukiramo nta muntu utagira idini abarizwamo. Biriya bintu barabitsinda cyane ni ibishitani. Mu ishuri aho duciye urwaho nigeze gukocinga abana muri biga mu wa 6 primaire, tugeze ku iyo ngingo bajya mu birere cyane wumva nyine n'ibintu byacitse. No muri secondaire natwe tubyiga iyo topic iyo chapitre bazi ko turi wigereho haga ari ibintu byacitse bakabyigisha nyine tubona hari nkaho turi abashyitsi kuri ibyo bintu bitabaho mbese ari ijuru byaguye. Habaye iki kugira ngo abantu babe abashyitsi kumenya ubuzima bwabo bw'imyororokere?
kandi ari ibintu bibari byagenze uko bimeze turi buhere gatoya ku muco umuco wacu w'abanyarwanda turanze ubundi amakuru mfite nuko kera umukobwa yahanurwaga na nyirasenge yaba ageze igihe cyo kujya gushingirwa bakamwohereza kumara igihe kwa nyirasenge aho kwa nyirasenge iyo yajyagaho niwe wamwigishaga akamuhereza umuco akamuguta mwana wanjye kirazira uzubaha umugabo uzakunda umugabo akamubwira akamuha umurongo ariko uyu munsi uko iterambere rigenda rushaho kwiyongera ntabwo tukibaza abamasenge ahubwo tubaza Google cyo ni icyambere ikindi imbuga nkoranyambaga zamaze kugwira ariko ntabwo urubyiruko ruri kumenya neza yuko ari business umuntu wafunguye Facebook yarakeneye kwinjiza ni ukuvuga ngo nushyiraho ibintu akeneye kwinjiza sibyo birimo biraterwa n'iki rero nuko babana b'abakobwa niho turi bwibandeho cyane bari gushakira amakuru mu muryango bakayabura bitewe n'iki uyu munsi ntabwo ntinya kubivuga ibikomere byabaye byinshi mu muryango umugabo n'umugore barabana mu rugo bakagira ibyo batumvikanaho ariko kubwo gusigasira abana kuko udashaka umwana arerwa n'umubyeyi umwe avuga ati hoya reka mpfe kubaka kubera abana reka mpfe kuguma mu rugo umudema akava mu rugo rwe akarubamo atarwishimiye nta n'ikiza abonamo akaba mu rugo rwe byo kubura uko agira nta muntu utanga icyo adafite ntabwo nzaguha ibyishimo ngewe nishimye ntabwo bishoboka wa mwana w'umukobwa ntageza muri cya gihe cyo guhabwa amakuru umubyeyi we azajya amuhunga bamuhanahana umwana ntihazajya kuraruza ya makuru apfuye twahoze tuvugaho cyangwa se nyina ntajya no kumubwira aho reka amubwira ibyo umwana akeneye kumva amubwira iby'umubabaro we ku giti cye amakosa yandi ari kubaho mu babyeyi nuko barimo barabwira abana barimo baragaburira abana babo uburozi bwangiza ubwonko bwabo kabiri ntabwo ababyeyi bagishaka kwihishira ibibazo birahari pe na Yesu yagiye mu ijoro atabirangije ariko n'uyu munsi aracyabikemura ariko bivuze ngo ntabwo ikibazo kiri mu muryango wawe kiruta kiri mu muryango wundi byose ni rusange ibibazo birahari byo birahari kandi ugasanga kenshi birasa ariko imitima ibyakira ni itandukanye ndagarukaho ku kibazo wambajije uwo mwana w'umukobwa azahabwa uburere azahabwa amakuru ku buzima bwe bwite azaganirizwa ku ndangagaciro azahabwa amakuru bitewe na wa muryango arimo ibyo uzagenda umufasha gusa tutirengagije ko hariho n'abana bananirana ntacyo babuze abo ndabagarukaho n'abahana mbabwira neza yuko icyo uzaba cyubaka kare umubyeyi akaba yaragerageje gukora ibyo ashoboye ariko ugasanga za nshuti mbi cya kigara wemeye kumva inama z'inshuti zawe kurenza uko wakumviza ababyeyi kuko iyo babona muhashize nabo muri analogue turi muri digital ukumva ibyo mama wakubwira ati mwana wanjye kirazira ukavuga nk'uyu mukecuru ari kumbwira ibiki bivuze ngo rero impamvu nyamukuru iri gutuma abana barimo kubura amakuru ari kuvuka atyo akajya kwiga mu masegondere akahakura utugeso yabuze umuntu umuha amakuru n'igihe umubyeyi azajya kumwegerera nicyo gihe umukobwa azageze cyo kujya gushinga urugo najya gushinga urugo bazamuzana nk'amakuru ngo zaburashawa baze bamuzenguruke buri wese bifotoze barye bakate keke babyinira muririmbire urabeho nyamibwa ikeye nuko birarangiye ariko ntabwo baza kumuha amakuru kuko babadamu bose baje buri wese yubatse ku giti cye yubatse mu ruhande rwe imuguye mu rugo rwe hari aho bigize kumbwira ko nanjye nyagira amahirwe yo gutanga impamba ku bakobwa bitegura kurushinga umwe mu badamu arambwira ati numvise inama uhaye uyu mukobwa zihabanye n'izo nagiye numva mu bindi birori byo gusezera umukobwa ntise kubera iki ati abandi baramubwira ngo uzagenda uzabona genda uzabona gusa umugabo nagusuzwa nawe uzamusuzugura umugabo nataha atinze naje uzataha utinze ugasanga umukobwa agiye akigeze mu rugo arahanganye n'umugabo ariko ntazi neza yuko nta rugo rwubakwa nk'urundi kubw'ibyo rero uko nzubaka urwanjye nzaba mbera urugero wa mwana w'umukobwa naye nzabyara
tube maso kubera ko abana b'abakobwa mu baravuka bacanye ku maso ndetse n'abahungu. Buri mwana ari kuvuka azi ubwenge. Umwana aragira imyaka 3 azi kujya kuri machine, kuri computer. Aragira imyaka 2 papa atahamubwa ngo daddy ngo ntiza nyine game. Iyo game ntuzi igihe yimenyeye, ntuzi nuko ikinwa, ugasanga nta nibyuzi. Kubw'ibyo abana barimo baracukumbura. Umwana akavuka uzi ko mugabo nawe mugore mwamuhisha ibibazo mufitanye mu muryango, ariko buryo mugiye mu cyuma mugashwana tega amatwi kwidirisha. Dufite agahinda yuko muri no minsi nko mu gihugu cyacu ngiye niho ndeba cyane kuko niho nkunda kubandi. Turimo turagira ibibazo by'abana bari kugira ihungabana cyangwa se kurwara ibibazo byo mu mutwe. Kubera iki hari ibintu bumvishije batagakwiriye kumva. Hari amakuru bamenye babura uyabasobanura, babura inkuru zanyazo, babura uri mukuru wari we. Ugasanga umwana akuranye ibibazo mu mutwe bikazatuma n'igihe azakenera kugira ibirefera aho bitazamukundira. So kubw'ibyo rero tugira umuryango mwiza, duharanire kugira umuryango mwiza kandi dutanga amakuru. Tugarutse kuri cya kibazo, impamvu umuryango niwe dushobora kwita nyirabayazana wo kugira uko abana b'abakobwa badafite amakuru cyane, kuko ntandi bayakura niyo soko. Ntabwo amazi yaba yahumanye burenganya amazi, ahubwo urenganya isoko aho amazi aturuka. Kuko burya isoko ihumanye n'amazi arahumana, niko bigomba kugenda. Ariko kandi tutirengagije ko hariho n'umubyeyi. Ubu tujye mu buzima bwa Gikristo, gasanga umugabo ni pasteur, mudamu ni umudiyakoni cyangwa se ni umuvuga butumwa n'umuhanuzi, ariko afite umwana wamunani. Kubera iki? Bireze. Ndi kwibona muri fasi 3. Umwana afite kuzira inshuti mbi agendana nazo, afite kugendera ku kwangizwa n'imbuga nkoranyambaga. Burya iyo zikoreshejwe neza zibyara umusaruro, ko zinakoreshejwe n'abizirangiza kwa. Ikindi cya gatatu ugasanga umwana w'umukobwa ateye umugongo cyangwa se asuzuguye ibyakamugirira umumaro, kandi burya umuntu wese Imana baramushyiraho inzira ebyiri ukihitiramo ikunogeye. Ukiraho nigize kuganira n'umuntu nari umupasi ngo turashaka kugaruka ku idini cyangwa ku itorero abantu benshi tubarizwa. Bampaye ubuhamya bw'umwana w'umukobwa, papa we ni pasiteri ariko arinze agera segonderi mu wa 5 hafi mu wa 6. Mu kiruko baramuboroka, baramukingira, ntawemerewe kugira ahantu ajya, nta telefone bamuha. Mbese bamugenzura nk'uko navuga, mbese baramugenza umunsi ku munsi. Ubwo nta makuru afite ku ibyo bintu. Abo twaganiraga avuga ati tatiraga telefone akajya muri toilette ati ntamamagarira. Ubwo ni umudamu w'inshuti ye isangana ati ntamamagarira. Nkibaza mwene nk'uwe yaciye ikiziriko, sinzi uko bizamugendekera hanze. Kubera iki mu matorero no mu madini batabwiza abantu ukuri kw'ibi bintu, kandi ko ari imiterere yacu? Kuko muri Bibiliya aho nigeze gusoma haravanga umwuka n'umubiri n'ubugingo birindwi. Kubera cyane birengagiza iby'umubiri bagasa naho babiteye ku ruhande, umubiri uzabora, ni igikote, turi mu isi. Mbese ntibabwira umwana w'umukobwa ati nyamara uko uteye gutya bizagenda gutya. Mu by'ukuri kandi mu gihe cyo gusenga kubwira ibyaha mwasambanywa wagize gute, kubera iki haburiye? Biruzuzanya ubundi mu bigaragara. Iby'umubiri k'umubiri tuwurimo turawambaye, n'iby'ubugingo nabyo biraba bikenewe. Ariko reka mbwire abadukurikiye yuko gukingirana umwana cyane, kumubroka cyane, kumukanira cyane siko kumufasha. Sibyo? Niho kubona kubwira ngo Dani uyu munsi wakiriye agakiza, kubw'ibyo ntuzongere kwegera abanyabyaha. Ugenda wenyine ibintu byose bikore, kuko cyose ugigera n'abakristo gusa. Fata umwana wawe umwigishe, umusobanurire, ubundi umureka agende. Kubera iki? None se washira umwana mu ishuri utazakora stage? Nagenda ariko n'ibyo wamweretse ariko kure. Umwereze n'ingero, uvuga uti reba televiziyo. Uriya mwana w'umukobwa bikoreye agataro, afite imyaka ingana n'iyawe, dore yabyaye igihe inda itateganyijwe, kandi uri nta kindi kintu yazize,
yasize kuba adafite amakuru. Ayo makuru ndayaguhaye. Ikindi ndasaba ababyeyi kuba inshuti z'abana b'abakobwa, baba inshuti cyane. Iyo umwana mwabaye inshuti ukamubwira utamukinze ukajya umwereka n'ingero ukamubwira ujya umbaza ngiye kwihera amakuru. Uwo mwanya ababyeyi barawufite ko bari muri stress no gushakisha ntawo. Uwo mwanya yaba warubonetse ibintu byagenda neza, ukamwerekera ukamuhereza ibyo ufite kandi ntumubeshye, ntunamwirarireho, mwereke yuko ikibazo gihari ahubwo namufashe kugisohokamo. Amuguti naye nagize ikibazo nk'icyo cyawe ariko nakitwayemo gutya kandi gisohokamo neza. Uyu munsi ni mpamvu ndi mama wawe. Azavuga ati reka mparanire gukora ibisa nk'ibyo mama yakoze, gukora ibyiza nk'ibyo yakoze nanjye bizageze aho nshaka. Ariko nidukomeza guceceka no kutabwira abana bacu amakuru bizaba bibi. Ngarutse gato kwitorero, ntabwo umubiri wose Imana yaduhaye kuvuga, ntabwo nabyita icyaha. Nko kuvuga amaso, nko kuvuga amatwi. Ikibi ni ukubikabya, ngo ubikabirize, ngo ugire gute, ngo ujye ku karubanda, kuko umaze kubona namwe mu mayiglize amaze gukanguka mu gihe cyo kuganiriza benda kurushinga, barakwerurira bakajya no mu buriri kavuga ati dore urugo rwubakirwa hano, dore bigenda gutya, niba naniwe ujye umufasha muri ubu buryo, bahakakura amakuru. Kubw'ibyo rero n'itorero nk'uko rifata umwanya rikigisha abantu Bibiliya, bikabigisha kwirinda icyaha n'igisa nacyo, banaganiriza, bafata umwanya wo kuganiriza urubyiruko. Ukiraho hari inkuru nigeze kumva, ni umupaseri bita Jean Baptiste, nawe akora kuri family therapy. Yigeze kutubwira ignorance, ubujinyine kw'ibyo bintu. Atubwira ko mu bigize gushyingira abakobwa, umukobwa n'umuhungu, ngo amara icyumweru umuhungu ngo arongora mu mukondo atazahari, ngo atazahari. Ngo byabaye nko ko bahamagara ba marere, bahamagara abandi nabo paseri bajya kukabana, ukibaza habuze iki ngo umuntu amenye amakuru. Urumva impamvu bitewe ni kwa kumurokore no gukabya uburokore, sibyo? Bibiliya irambwira ngo nitumenye ukuri kuzatubatura. Kubwira umugabo yuko penetration igenda gutya ntago ari uguca nk'amabere, sibyo? Ariko uwo muhungu rero ndamugarukaho munenga, yarakabije. Ni pastor nubwo atagira icyo akubwira, nawe vugutireka nanjye nkore yanjye research. Nkuko natwe umuntu akubwira ikintu akavutireka mbaze Bibiliya bivugaho iki. Niba rero bakubwiye bati ugiye kurongora nibyo, dabura vuguti kurongora niki, hazabaho iki? Kurongora se no guca n'umugore mu ntebe mukarana mu maso, no kugera mu gikoni guteka, oya bizagenda biti nawe mwishakira amakuru. So kubw'ibyo itorero rijye rigira umwanya bigisha, kuko natwe turimo turigisha. Ariko twintego yacu ni ugufasha umwana w'umukobwa gusigasira amakobwa ye, akamenya neza uburenganzira bw'iriya makobwa ye, akamenya kandi yuko mu gihe ubashije kuyisigasira uko bikwiriye yakoze yazakugeza aheza. Ariko iyo ubashije kwirara ukabona yuko ntacyo bivuze, ntacyo bitwaye, eka nzaryamana n'uyu ejo ndyamane n'uyu, usanga ibintu byose bibishye. Yes, turi kugana ku musozo w'ikiganiro, ariko reka mbahe n'ubutumwa nanone tugaruke gatoya nkubaza ikibazo cya nyuma numva giteye amatsiko cyane nshaka kukubwiraho. Tunapfundikira ikiganiro cyacu, turi kugana ku musozo w'ikiganiro, reka nongere ngaruke mu kanya nkubaza ikibazo cya nyuma numva mfitiye amatsiko cyane. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye, ngo reka mpa amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni, ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC
uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti ibyiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Yes, turagarutse mu kiganiro inzira y'amakobwa. Mama Fanny nakubaza. Ujoyininze iyi groupe ngari mu muryango mugari muhagurukiye rimwe n'ijwi rimwe ryo kuvugira umwana w'umukobwa mu muryango itegamiye kuri leta witwa inzira y'amakobwa. Nkawe personally ku giti cyawe batubwiye amateka y'inzira y'amakobwa, batubwiye icyabiteye, batubwira story y'umwana w'umukobwa igitekerezo cyavuyeho, nawe wenda tuzamuzana muri iki kiganiro arahari. Nkawe niki cyagusunikiye? Hari izindi business umuntu yakora, hari bakora business y'ubucuruzi, hari abatwara amamodoka, hari abagira gute, wenda uri umunyamakuru ariko specifically wahise ujya no kuri family therapy. Ni kwera iki? Ni ibiki byagusunitse kuvugira umwana w'umukobwa? Hari abandi benshi bana babyaye banameze neza mu miryango badafite n'ibyo bibazo ariko badashobora kubavugira. Kwera iki wowe wasunikiye kuvugira umwana w'umukobwa? Urakoze cyane, ubashije ikibazo cyiza. Ngewe ntekereza cyane kugirira umutwaro umwana w'umukobwa mfite aho mbikomora. Ni ukuvuga ngo umubyeyi utubyara yabyaye abana 11. Amateka yagwiriye igihugu turayazi, bamwe baragenda n'umugabo waragenda asigara wenyine, kandi harimo abakobwa bagera muri 4. Noneho mbona buryo ki yarwanye cyane ku mwana w'umukobwa. Ugasanga nubwo twabura ibyo kurya ariko aratujyana avuga ati muramenye murebe. Ugasanga horana ako kantu. Nani igihe kigeze rero nza kubona ibyo umubyeyi yatubwiraga ko ari byo kuri. Ngiye nkunda kureba kandi ngira igishyika cyane cy'umwana w'umukobwa. Nza kureba uburyo cy'abana b'abakobwa venire yabo ibasha kwangirika mu buryo bwihuse. Ugasanga umwana yavukanye intego, avuka afite imbaraga zo kwiga, ukabona yuko ari umwana uvutse yishakisha, ariko mu gahe gato ugasanga yatwaye inda itateganyijwe. Ikindi cya gatatu nuko nanjye nabyaye nkiri muto. Mu kubyara nkiri muto rero muto cyane, igihe kitaragira 16. Ubwo rero biza gutuma bima gutekereza navuga nti no, kubera iki umuntu utabuze ubwenge, ufite imiryango imurihira amashuri, ifite abantu bakamurebereye, kuki umwana w'umukobwa venire yakangirika muri ubwo buryo? Kuki venire y'umwana yangirika kandi ukanasanga hanini nta ruhare yabigizamo? Hari igihe umukobwa yangirika kandi nta ruhare yagize abigiramo. Kubera iki? Ugasanga ibishuko byaje bimurusha imbaraga, bitewe nuko buryo wa muntu wa musore uza kukwinjirira ngo akugire inshuti, bitewe nuko akeneye makobwa yawe, azabanza ashaka amakuru kuri wowe, amenye ngo se Fanny akunda iki, Fanny yanga iki, Fanny ubundi akeneye iki, avuka he, ni mwene nde, ese pada yibonera igihe, context, ese umwenda wo kwambara ubona byagenze bite, ko nzi ko iwabo ntaho bakura, yiga byagenze bite. Akagenda areba ibyo ukeneye cyane, akaba ari byo azagushyira imbere kugira ngo bigukangure. Niba amaze kubona yuko igihe cy'ibiruhuko uraho wihebye, Noheli yagera ntubone amavuta yo kwisiga, araza byanze bikunze cya kibazo ufite yakigize intwaro, ya ntwaro ahindukize aza yikurwanisha. Kubw'ibyo rero numvise ku ruhande rwanjye nabijwe ry'umwana w'umukobwa kugira ngo yaba bakibyiruka uyu munsi ndetse n'abamaze gukura, ntabwo ntinya kubivuga, abana b'abakobwa muri minsi bafite ibikomere
byinshi barababaye cyane nk'aho tugenda tuganira ngira amahirwe nko mu cyuno ugasanga ngana n'abakobwa barenze 30 babandi bababaye akava i Rusizi akava i Nyamasheke agatega imodoka akaza nkamuhura tugakarira akambwira byose byamuvunye byamubangamiye nkamuhumuriza nkamukomeza nkambwira ngaho genda nanashobora nkanagusengera kugira ngo Imana iguhe imbaraga z'umutima ibibazo byo birahari sinabo gusa uretse ibikomere biri mu bakobwa nuko imitima yacu igira intege nkeya zo kwakira aho umukobwa akubwira ati umuntu yanzanye mu rukundo abonye impageza aransiga kandi ansiga ntafite imbaraga ziri bunsubize inyuma aho gufata umuntu akagushyira mu nyanja kandi utazi ko wamusaze muri ya nyanja ziko muzogana uzamufata akaboko kamurandata yakugeze muri ya nyanja agasanga umuvumbani mwinshi kandi nta mbaraga zo ko gufite ntusubira inyuma ntujye imbere ukaguma kuruhama ngubwo ubuzima rero abana b'abakobwa benshi barimo ndetse sinabakobwa gusa n'abahungu bafite ibibazo ngiye nkumbuza icyo ningasire ariko uyu munsi naje ndijwi ry'umwana w'umukobwa wa wundi uterwa inda yamara gutwara indo y'umuti akamusiga akagenda wa wundi uzi ukamwizeza ibitangaza wamara kubimwizeza nyuma y'igihe gito yo gasanga ibyo wamwijije ntabyo umuhaye wa wundi uzafata ukamushyira ahantu uzi neza yuko utazahagumana nawe muri urwo rwego niho ibintu bipfira kandi turifuza ko naho bizakirira. Yes, turi no mu gihe leta igaragaza ko iki ari ikibazo gihangayikishije yaba inda ziterwa abana zitateganyijwe yaba abana b'abakobwa bava mu mashuri yaba ubuzima bw'umwana w'umukobwa agenda anyuramo mbese ibibazo ni byinshi twava nko kwijana inzira y'amakobwa niriye tafari muje gushyiraho kugira ngo iki kibazo biranduke nko kwijana mwatubwira tuje kwigisha ikindi cya kabiri tuje kongera kurema umutima wa mwana wamaze gushenjagurika tuje kongera kubwira wa mwana w'umukobwa nawe uri muri ya nyanja yibaza kuki abahungu bose bankunda ninjye bakunze ni makobwa banjye bashaka kuki abagabo bakuze bafite abagore ari njye bashaka banyirukanga inyuma ninjye bakunze cyangwa nibyo bashaka kuki abasaza babageze mu myaka y'ubukuru batari gusanga aho bahuje imyaka bakaba ari njye bashaka ese makobwa yanjye ni ikenewe cyane ku isoko ese nibaza ni nyuma yuko ya makobwa yibona kugira akomeza kukwirukaho biba birangiye amatsiko iyo amaze gushira sefini ahita yigendera akajya gushaka indi makobwa kubw'ibyo tuje kubwira abakobwa yuko intambara barimo bari kurwana tubari inyuma tuganira na mugenzi wanyu umwe witwa Nyaso yaratubwiye ati tuzababwira aho bya birura bya bicingira ibyinjirira n'amayeri bikoresha kugira ngo bibagereho ni ya makuru tuje gutanga tuzababwira ni hehe wakwepera muje haje niba virusi imaze kuza antivirus irabahe wowe ubwawe uhore witeguye burya ngenera nko mu ntambara zo mu mahanga iyo igihugu kimwe kiremye intwaro ikindi kirema ikizangiza ya ntwaro ko twamaze kumenya neza yuko intwaro itera umukobwa ihari tuje kubafasha kubona izahangana naho ya ntwaro yabiri ntabwo tuje kubigisha gusuzugura ntabwo tuje kubigisha gutukana no guterana amagambo oya ahubwo tuje kubwira ngo najya kubwira a ujye umubwira b naza kwereka ko ukeneye amafaranga cyangwa uti no haracyari ibyiringiro nanjye nzayakorera niba akubwira ngo dusohoke guti no nasohotse hari icyo naba niba uvuga ngo ndakugurira imodoka oya aya moto ndayafite no tuje kuguhereza uko ugomba kwitwara kugira ngo wongere ugaruke ugire icyanga ndetse nawe mugabo uzagushaka ntazicuze. Murakoze cyane mwe mwese twakomeje kubana murakoze cyane mwe mwese twakomeje kubana ntimwarambiwe mwakomeje kubana natwe ntimwadusize twenyine turabashimiye cyane. Ikiganiro ni inzira y'amakobwa ni umuryango utigamiye kuri leta uhagurukijwe no kurangurura no gufasha no kumva no gutega amatwi ijwi ry'akabaro umwana w'umukobwa afite.
kubera iki aterwa intambara na makobwa ye bitewe nuko yavutse, kuki yajya kwaka akazi akabyo bamubwira, kuki mu mashuri bara bamwirukaho, kuki mu nzira hose makobwa bizagenda gute. Turabashimiye cyane, dushimiye umuterankunga w'ikiganiro IBTC Film and Design School, ishuri ryigisha film making, graphic design ndetse na web design, ariko kandi nafite production service y'ibyo bintu byose. Abashaka kubikora niho babikoresha, abantu benshi mu iki gihugu cy'u Rwanda niho bagana. Turabashimiye cyane. Muri ibi biganiro bizakomeza kuba uruhererekane, turanabarikira ikindi kiganiro kiza gikurikira iki ngiki, muzahita mubona cyane nka mwakoze subscribe ndetse na notification muzahita mubibona. Ni ikiganiro kigaruka kuri ruswa ishingiye ku gitsina, nk'uko ubushakashatsi umuryango Transparency International Rwanda wabigaragaje. Nacyo twamenya amakuru meza ko inzira y'amakobwa bagiye kuvuga ku iki kiganiro. Mama Fanny ukora ibijyanye na family therapy, kuba ku muryango, kuganiza abana b'abakobwa urubyiruko hirya no hino, yaba ku maradiyo, ku social media, ku mateleviziyo ndetse no mu miryango aho bagusanze cyangwa babasanze. Turabashimiye cyane, umusanzu wanyu ni ingenzi mu kuba ku muryango ndetse muri iki kiganiro inzira y'amakobwa ndetse no muri NGO yanyu inzira y'amakobwa. Turabashimiye cyane, murakoze cyane. N'ubutani tubatumira turahari rwose. Ndi Byiringiro Daniel, namwe mwakomeje kudukurikira cyane, turabashimiye. Inzira y'amakobwa aho wacisha ibitekerezo yaba kuri comment turabikurikirana, turabasubiza, haba kuri social media inzira y'amakobwa, haba kuri email inzira y'amakobwa ndetse na WhatsApp inzira y'amakobwa. Turabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha.